Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri BVI Empire. Mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri BVI Empire, ni by'agaciro gakomeye cyane. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu bikomeye cyane. Niba uri mushyashya, hano tunyuzaho ibiganiro bifasha abantu kugera kuri financial freedom, ibijyanye na business, ibijyanye na banke, ibijyanye na interest, ibijyanye n'inguzanyo, ibijyanye no business zitandukanye, ibijyanye no kwikorera, ibijyanye n'amatagisi, ibijyanye n'inguzanyo, ubwoko bw'inguzanyo, bw'inyungu, n'ibindi bitandukanye bifasha abantu kugera kuri la liberté financière cyangwa se financial freedom cyangwa se ubwigenge bw'amafaranga. Niba uri mushyashya rero ukore subscribe kuri BVI Empire kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya biguhitaho, ujye ubibonera ku gihe. Muri iyi video rero ngiye kukubwira iki? Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu bikomeye. Abantu benshi usanga bafite ibibazo by'amadeni yabagize imbata, bakaba bafite amadeni y'umurengera badashoboye kwishyura, bafashe amadeni mu mabanki atandukanye, mu bantu batandukanye. Se ugasanga umuntu afite amadeni amurushije ubushobozi, hahandi amadeni amufata akamugira imbata, hahandi amadeni amufata ubuzima bwe bwose akaba ari amadeni. Abandi ugasanga amadeni yabafashije, bayakoresha neza, barangije baba abakire, abandi bo baba imbata yo gukorera amabanki binyuze mu madeni. Ugasanga umuntu afite ideni muri banki imwe, agafite ideni mu yindi banki, afite ideni mu yindi. Ugasanga umuntu afite amadeni nko muri banki eshatu cyangwa enye, afite n'amadeni yo mu nshuti ze, yo mu miryango n'ahandi. So muri iyi video rero ngiye kukubwira iki? Muri iyi video ngiye kukubwira ikintu wakora kugira ngo uve mu madeni ubashe kuba watera imbere. Ni iki wakora mu gihe ufite amadeni yakunaniye kuyishyura cyangwa se yakubanye menshi? Ni iki wakora kugira ngo ube watera imbere? Muri iyi video nibyo ngiye kukubwira. Nguhaye ikaze nanone rero kuri BVI Empire. Mu biganiro byaherutse nakubwiye ko amadeni arimo ibice bibiri. Amadeni arimo ibice bibiri, hari ideni ryiza, hari n'ideni ribi. Ideni ryiza nababwiye ko ni rya deni umuntu afata agiye kurishora mu bikorwa byunguka, like business, kugura inzu, kugura ikibanza, kugura ubutaka, gushora muri shop runaka, muri business zunguka. Iryo deni ni ideni ryiza, kandi biba byiza iryo deni bitewe nuko ideni riba ryishyurwa buri kwezi. Biba byiza niba iryo deni ufashe aho urishoye hazajya hinjiza buri kwezi amafaranga aruta ayo wishyura banki. Niryo deni ryiza cyane. Cyangwa se niyo hatakwinjiza buri kwezi amafaranga aruta ayo wishyura banki, aho warishoye niba ari ikintu uzagurishiriza rimwe, kikaba ari ikintu gishobora kuzakavaringa rya deni ndetse ukagira n'icyo usagura. Kuko iyo ufashe ideni cyangwa se inguzanyo ukajya winjiza amafaranga ari munsi yayo ugomba kwishyura banki, icyo gihe iryo deni rikubera ribi. Ideni ribi rero ni irihe? Ni rya deni wafashe ugiye kurishora mu bintu bitinjiza amafaranga, wabishoye muri liabilities, mu bintu bigukonsoma gusa, nko kugura imodoka nziza yo kugendamo, amafaranga yo gusohokamo, amafaranga yo gutwerera, amafaranga y'imyambaro, amafaranga yo guhaha utuntu ukeneye mu rugo, amafaranga y'ubukwe. Nakubwiye ko hari business, niba uramutse utararebye iyo video, nababwiye business ushobora gusabira inguzanyo, ushobora gushoramo amafaranga y'inguzanyo, na business utashoramo amafaranga y'inguzanyo. Birababaje kuba usanga umusore cyangwa se umukobwa agiye gusaba inguzanyo muri banki yo gukora ubukwe, yo kwishyura mu myaka 5 cyangwa 3,
agakora ubukwe bw'igitangaza abantu kugira ngo yemeze abantu, rimwe na rimwe bakishima cyangwa se ntibanishime, burya ntawe unezeza abantu bose. Agakora ubukwe bw'igitangaza mu ideni agiye kujya yishyura, kandi nyuma yo gushinga urugo agiye kugira ubundi buzima, kwita ku muryango, yabyaye, kurihira abana, kubavuza n'ibiki. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu akoze divorce, rya deni ataramara no kuryishyura, atararyishyuraho nibura n'imyaka 2. Murabizi ni ibintu byeze, umuntu ashobora gushyingirwa none bugacya ejo yakoze divorce, bugacya nyuma y'umwaka, nyuma y'amezi angahe agakora divorce, akayikora na rya deni yasabye muri banki, rya deni yasabye muri bya bigo bitanga amadeni ataramara kuryishyura. Ni ibintu bibabaje cyane. So hari igihe rero nanone umuntu aryoherwa n'amadeni, ugasanga arafatafata hirya no hino, agafata inguzanyo cyangwa se amadeni mu mabanki atandukanye, ejo ugasanga amadeni yamunaniye. So amadeni niba yakunaniye rero, ni iki ugomba gukora kugira ngo nibura ayo madeni ube waya sorting out, hanyuma utere imbere? Ikintu cya mbere ugomba gukora, niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kuva mu madeni yakugize imbata, kuva mu madeni y'umurengera, kuva mu madeni akurusha ubushobozi, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwicara hamwe ugateranya ayo madeni yose. Teranya amadeni yose ufite, ukore bira, umenye amafaranga yose atari ayawe usabwa kwishyura. Ufate ideni ufite muri banki A uriteranye n'iryo muri banki B n'iryo muri banki C, hanyuma uteranyeho na yandi y'abantu ufitiye ku ruhande, kuko umuntu akenshi wabaswe n'amadeni uba usanga ayafite mu bigo by'imari, ayafitiye n'abaturanyi cyangwa se inshuti ze, bikamubana byinshi cyane. Ikintu cya mbere rero ni ukwicara ugateranya ayo madeni, ukamenya ngo umubare w'aya madeni yose nsabwa ungana gute. Ese ni miliyoni 10, ni miliyoni 20? Numara kubona uwo mubare w'amafaranga ugomba kwishyura y'abandi kuko saa yawe, ayo mafaranga hamwe n'inyungu zayo ugateranya, icyo ni ikintu cya mbere, ni intambwe ya mbere izagufasha kuba wamenya uko urishyura ayo madeni. Numara kuyateranya rero ayo madeni, ukaba ubonye umubare runaka w'amafaranga ubazwa, ikintu cya kabiri, tekereza ku buryo ugomba kwishyura amafaranga y'abandi. Tekereza uburyo ugomba kwishyura iryo deni, tekerezaho amafaranga aho ubwishyu buzava. Wigumisha ibitekerezo kuko rara udasinziriye no guhangayika, ari nabo biviramo pressure no kurwara umutima cyangwa se n'izindi ndwara z'ibyorezo, za zindi zidakira ziba zitewe no guhangayika. Wifataho umwanya udashaka igisubizo, fata umwanya ahubwo ushaka igisubizo, uvuga ngo aya mafaranga noneho azava source of fund. Uvuge ngo niba wateranyije ugasanga buri kwezi usabwa amafaranga 500, kandi akazi usanzwe ukora ukaba uhembwa 300, fata ya mafaranga wabonye ku kwezi uyagabanye, umenye ngo ku munsi urasabwa amafaranga angahe. Numara kubona ayo mafaranga usabwa ku munsi cyangwa mu cyumweru, ukaba ufite nayo usabwa mu kwezi, tekereza intambwe ya kabiri aho ayo mafaranga azava. Niba ufite akazi kaguhemba ku kwezi, ntabwo wowe wemerewe kuryama, ugomba gushaka side hustle business. Nyuma y'akazi ugomba gutekereza ikindi kintu wakora kugira ngo urebe yuko wabona amafaranga yunganira yayandi ukorera. Niba uri umunyamushahara, niba ari ukora business yindi, shaka ikindi kintu kigufasha cyunganira ibyo wari usanzwe ukora. Wirya kuryama urara udasinziriye uvuga ngo amadeni, ahubwo witinda
ku kibazo, tinda ku nzira yo gushaka igisubizo. Iyo ni inzira ya kabiri. Hanyuma iyo umaze kubona ahantu amafaranga yunganira yo ufite azava, uba ugeze ku nzira ya gatatu. Inzira ya gatatu ni iyo gutangira kwishyura. Niba wamaze kubona ahantu amafaranga azava, muri video zatambutse nababwiye business zitandukanye ushobora gukora uzibangikanyije n'akazi k'abandi usanzwemo, side hustle business. Uramutse utarabonye izo video, ujyemo hasi muri description y'iyi video urasangamo video zitandukanye z'ama business atandukanye. Inzira ya gatatu rero niyo kudahunga umwenda cyangwa se kudahunga ideni ufite. Akenshi umuntu ufite amadeni yamaze kumurusha ubushobozi, usanga niba ari banke imuhamagara ntafate telefone, bamwandikira ntiyakire ibaruwa cyangwa se akihisha. Niba ari inshuti ze zamugujije, ugasanga aho kugira ngo yitabe telefone, aho kugira ngo asubize ubutumwa bwazo, ugasanga ahubwo umuntu ahisemo kuboroka. Hari abantu nzi bagiye bafata amafaranga bakayaguza abandi, mu gihe cyo kubishyura cyagera wamwishyuza akakuboroka, cyangwa se akava ku murongo burundu, akava kuri telefone burundu. Yaba atuye nko mu mujyi agahindura aderesi y'aho yabaga akajya kuba ahandi. Umuntu w'umugabo rero ni ufata ideni akaryishyura, iyo ritangiye kumunanira akurikiza zino nzira ndi kumubwira. Ntabwo rero inzira ya gatatu, ntabwo ugomba guhunga ideni. Wihunga banke, wihunga umuntu wakugujije, wihunga umuntu wakugobotse, kuko umuntu ukuhaye ideni aba aguhaye support kugira ngo umuteze imbere nawe witeze imbere. Nibishoboka nka banki, biba bisaba ko uyegera ukayibwira ikibazo wahuye nacyo, ukayibwira n'uburyo uteganya kubonamo amafaranga. Banke, ibigo byinshi bitanga inguzanyo byemera negotiation. Hanyuma iyo bibaye byiza ubabwira yuko bashobora kukongerera igihe cyo kwishyura, nabyo ni uburyo bushoboka, bakagukorera reschedule cyangwa se restructuring y'inguzanyo yawe, cyangwa se bakayikora renegotiation. So iyo bakongereye igihe cyo kwishyura, tuvuge niba inguzanyo wari kuzayishyura mu myaka 3, bakayigushyirira mu myaka 4 cyangwa 5, kuko barabyemera. Niba buri kwezi wahabazwaga ibihumbi 100, niba kongerera igihe urajya wishyura nibura ibihumbi 40 cyangwa 60, bitewe n'igihe wasabiye bakongereraho, bitewe n'uburyo wavuze uzajya ubonamo amafaranga. Guhunga ideni rero si byiza. Egera umuntu ufitiye ideni, nurangiza umubwire ikibazo wahuye nacyo, umusabe kukorohereza, kuba yakugabanyiriza ibihano, kuba yakongerera igihe cyo kwishyura. Hanyuma uba umuntu w'umugabo utangira sorting out ibyo bibazo by'amadeni. Inzira ya 4 ni ukureba indi institution cyangwa se ikindi kigo kigufasha kugura ya myenda cyangwa se ya madeni yawe. Iyo ufite inguzanyo z'ibigo bitandukanye z'amabanki menshi, uba stress. Banki imwe yahamagaye none, indi yahamagaye ejo, indi yaguhamagaye, inshuti zawe zaguhamagaye nazo zikwishyuza. Ni ibintu bistressa cyane, bigatuma umuntu yanakwiyahura, bigatuma umuntu yahunga urugo, bigatuma umuntu yahunga karitsiye, bigatuma umuntu yava kuri telefone cyangwa se yava ku murongo w'itumanaho. Niba izo nzira zindi nakubwiye zanze, inzira ya 4 niyo gushaka ibigo cyangwa se ikigo kikugurira ya myenda yose uyiteranyije, noneho ugahangana no kwishyura ikigo kimwe. Aho kwishyura
guhangana no kwishyura amadeni y'ibigo byinshi cyangwa se y'abantu benshi, wahangana n'ideni ryo kwishyura ikigo kimwe. Ibyo rero birakorwa. Hari amabanki aza akagura inguzanyo zananiye abantu, akaguha kuri interest rate iri ntoya, hanyuma akaba yanakongerera igihe, ku buryo bagukuraho umutwaro wari ufite, ukaruhuka ukajya wishyura buhoro buhoro kandi n'ubuzima bugakomeza. Iyo rero ni inzira nziza cyane ya kane. Birakuruhura, bigufasha kutaba stress mu mutwe, kandi bigufasha kwishyura hakurikijwe ubushobozi bwawe. Ikindi ugomba gukora rero, nk'inama ndasoza nkubwira, niyo gufata inguzanyo ukayishora mu bintu byunguka. Wifata inguzanyo ngo uyishore mu bintu bitunguka, nk'imodoka za Lexus, imyenda myiza, amakwe, za betting. Nabakoreye video yerekana ahantu utagomba gushora amafaranga y'inguzanyo. Niba utarabirebye ujye kurebamo hano hasi muri description y'iyi video, urasangamo link, urabonamo video yitwa business utagomba gushoramo amafaranga y'inguzanyo. Iyo ni inama rero nkubwira. Indi niyo kumenya guhitamo banki idafite inyungu y'umurengera, idafite interest rate iri hejuru. Nababwiye ubwoko butatu bw'inyungu bw'uburyo banki zibara inyungu. Harimo uburyo buhenda, harimo uburyo budahenda, harimo n'uburyo buhendutse cyane. Uramutse utarabonye iyo video rero, ni ngombwa ko nayo ubanza ukajya kuyireba. Yitwa ngo uko banki zibara inyungu zikabihisha abakiriya. Hano hasi muri description urayisangamo. Biba byiza rero iyo umenye guhitamo banki, kuko hari umuntu inguzanyo inanira kubera ko akorana na banki imuca inyungu z'umurengera kubera ko atanabizi. BVI Empire rero njyewe ndi hano kugira ngo njye mbabwira utuntu nk'utwo tw'ubwenge dushobora kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Inama ya kabiri rero ni ukwirinda inguzanyo mbi. Nabikubwiye, inguzanyo mbi ni yayindi ushora mu bintu bitinjiza, ntabwo mbigarukaho. Inama ya gatatu ari nayo ya nyuma, iga neza umushinga ugiye gushoramo amafaranga y'inguzanyo. Menya aho ukwiriye gushora amafaranga y'inguzanyo n'aho udakwiriye gushora amafaranga y'inguzanyo. Ikindi, gerageza gukurikiranira ibiganiro bya BVI Empire, umenye ibintu bijyanye na financial skills bizagufasha kuba wakora umushinga wunguka, kuba wakoresha neza inguzanyo, kuba wakoresha neza inguzanyo itaguhenze, kuba wamenya gukorana na banki n'ibindi bigo biyishamikiyeho. Niba iyi video rero igufashije, ntugende udakanze subscribe, hanyuma uduhe n'igitekerezo muri comment section. Ubaye wari uri mushyashya, ntugende udakoze subscribe. Njye wakugezagaho iki kiganiro yari Jean Marie Vianney. Iyi ni BVI Empire. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.